kubireba tisuri kureba iki mwana wanjye tindi kubona imbwa hari ku ruhimbi nyine bimwe byakamucecekera bamwakira noneho ngabwirize noneho ngakajya abona yambaye igice kimwe arongera ahamagara mwarimu ndi kureba namwe muri kubireba amateraniro abura gica reka nkubwire kuba umuntu yakwambara umusaraba hano hari nane nabonye abashumba bambara kuba biriya kuba wabyambara ntabwo bishobora gukuraho ko uri icyapa ngire gute reka mbikore wenda reka twihuse kugira ngo nabyumve neza urabona nk'abamisi abamisi bagiye bajya muri buriya bumisi ariko bavuga ati nanjye nzagere ku ntumbero yo kwitwa misi uyu munsi wa none ibyabaye warabyumvishije abakobwa benshi bagiye bafatwa ku ngufu ndetse abandi banakuramo n'amata binaviramo uriya muntu wari ufite ririya shami cyangwa se iriya kampani mu gukurwaho uyu munsi wa none akaba yanahunze cyangwa se akaba yanafashwe kugira ngo yongere aryozwe ibi bintu byo byifatwa ku ngufu ese umwana w'umukobwa bamufata ku ngufu atari we wabigizemo uruhare urakoze birashoboka ariko nabivuze n'ibizazane buriya hari imyaka ugeramo bikaba bigoye iyo uyicitse ushima Imana rero bibaho ko byakubaho ariko abenshi buriya benshi mbona kugira ubona akazi wenda kari ko nangaho urugero biba bigoye kugira ngo nze mbivuga ati Imana imbabare kubera ko nasambanye none nabonye n'inzu urumva ibyo bintu wese yabikora cyangwa ahisha cyaha nyine ntagashobora kuza imbere y'itoraniro ngo avuge ngo njye ndashima Imana ngo ntagashobora kubivuga ariko buriya akenshi nubwo nyine adashaka kubivuga buriya Imana iri mu mutima ntabwo yakwereka mu mutima w'umuntu ngo urebe ngo umuntu nyine akaza ari gutitiza amateraniro ntago wamenya buriya reka nkubwire mushuti wa ubukene ni bubi pe butuma shaho usambana ugatuma neza ubona za nyashu ukavuga ati mbega ni bibi uri kubyumva buriya icyiza ni ukunyurwa n'ukuri ukanyurwa n'ubuzima bwawe reka nkubwire nta muntu utakambara ngo aberwe nta muntu utakisiga ngo ase neza ariko bigira igihe ati ngiye narindaye narabwirizaga ariko ndi nsambana narahanuraga ariko ndasambana narindaye uje kubivuga kuri kamera ese kuje kubivuga kuri kamera uwitwa umukozi w'Imana niyihe shusho none uje kwerekana biriya ntabwo njye namuveba ntabwo namuvugaho nabi kuko yaje kubivuga niba se yarabikoze akaba atakibikora gute atabivuga ariko nanone buriya ujya witonda satani afite imbaraga buriya ashobora kubivuga kuriya noneho satani akamugabaho ibitero kandi nkunda kubibona kenshi akamugabaho ibitero noneho agakora ibirenze bimwe yakoraga mbere ikindi wenda kuba yaza kubivuga buriya hari ubuhamya uba udakwiriye gutanga nyine bigenda bigira tape sibyo bitewe n'igihe ugezemo ntabwo njye naba narabaye indaya mbuvemo njye kubivuga ntarabona umugabo cyangwa se bakanabasambanye kugira ngo babashe kuzamuka kugera mu ntera ese wowe nk'umukirisitu nk'umuhanzi nk'umuririmbyi ubwiriza ubutumwa bwiza ucishije mu ndirimbo ubona wowe ibyo bintu bikubaho murakoze cyane maze imyaka 2 ndi umuhanzi ndirimba ariko n'undi navukiye mu muryango w'abakristo mama ari umukristo mama ari mwarimu w'abana rero aho mbereye mukuru urumva ntago byabura kandi buriya nuko nyine ababajije mu buzima bwa gikristo ariko no mu buzima busanzwe butari ubwa gikristo ubundi ikintu cya mbere gishobora kugutera ibyo bintu ubukene nanone
buriya iyo ugize ubukene ntiwiyakire ntiwakire ubuzima ubayemo bishobora kuba wenda bibaho ko aramubwira ati nge nutama iyi cano yawe ntayo uzabona urumva nk'uko wavuga uti kubera ko ndakwizeye Damuru mfasha ujye unyaporodingira kubera ko ufite wifi aramubwira ati nanjye nutama ntabwo ibyo nzabikora ugomba ume kuri ibi bintu byawe nuko undi rero abikomeraho ati ntabwo ndibiguhe boro hanyuma urumva nk'aba bantu bagira imbogamizi nose uyu muntu urumva azakizwa cyangwa ahubwo azagwa. Ntekereza ko cano mbere ubuzima yarabayeho atarabona cano, ntekereza ko n'isundi cano rega burareka nkubwire biriya nubwo cano ntago yaguteranya n'umuntu barayijyana ukaba barabitewe n'ukuntu cano iravuna ku rwego rwo hejuru, ariko kuba yarayimutwaye wese byamumariye iki? Kandi burareka nkubwire sinzi impamvu n'abantu babitinda biriya ni ibintu biba mu kanya gato bigashira bikoreye iki? Wabimenye ute? Nabimenye rese shamba kameramani murancuruza nzabemeza bajye bagura ituro nasarayira ntatura amaye umunsi nageze nzaguha. Hanyuma ngo uhaye ikaze wowe ukomeje kubana natwe aho uherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye, tubifuriza kugubwa neza n'urukundo ruva mu Mwami Yesu rukomeze kubana namwe. Ni Umurage TV7 dusuje abantu bose bumva ururimi rw'Ikinyarwanda, abarundikazi, abanyarwandakazi, cyane cyane abantu bari muri ntara ya gatanu y'isi, ndavuga ba diaspora. Nyamuneka ni mukande subscribe, ukore share ndetse na comment, kandi inkunga n'inama zanyu zirakenewe. Rero niyo mpamvu tubagezaho ibiganiro byacu bigiye bitandukanye bya buri munsi. Imbere ya kamera mafite umutumirwa ni umwana w'umukobwa, ariko nanone akaba ari umuvugabutumwa bwiza mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ariko nyamuneka nawe muranamufoye kugira gute harya niko guforowinga kuri cano yihari Ingabire Yvette Official. Kandi abantu bashaka bafite babahanzi, nimba ushaka ko uyu mwana w'umukobwa ajya mu ndirimbo zakakwantonera neza indirimbo, ubwo uraza kujya kuri YouTube channel ye, uniho umusanga na nimero ze nazo turaza kuzishyira. So rero ngo uhaye ikaze. Murakoze cyane. Umeze neza? Yego. Ko ndeba witonze cyane ra. Ni ibisanzwe. Hanyuma tugiye kuganira nande. Murakoze cyane. Nitwa Ingabire Yvette Official, nyine nkashizeho kubera n'umuhanzi, ariko ubusanzwe nitwa Ingabire Yvette. Ingabire Yvette. Hanyuma se Ingabe twihuse cyane, uri umukristo? Yego ndi umukristo. Hanyuma unakora n'ibintu by'indirimbo cyangwa se zo kuramya no guhimbaza Imana. Wenda twihuse cyane nta nubwo turi butinde. Tugiye kuganira ese umwana w'umukobwa ko tugiye tubona hirya no hino hariho abakobwa bazavuga ati gukizwa kw'imiyi iminsi biragoye. Reka nguhe urugero. Vestine na Dorcas bagiye baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ariko ejo bundi yaje avuga ati sindi umwadeperi sinzongera no gusenya, bati kuko ibintu bankuriye nta gahoma munwa. Wenda sinavanga imikirizwa yobo y'iki gihe uko bimeze, ariko buri agakiza ni ineke, agakiza n'umuntu ku giti cye, kandi ntekereza ko gukizwa ntabwo bigendera ku idini runaka. Wenda ashaka kuba yaragiye muri ADEPR agahuriramo n'ibikomere bitandukanye bikaba byaramukomerekeje, akaba ariyo mpamvu yavuze ADEPR akayitunga urutoki. Ariko aho wateranira hose, aho wasengera hose, n'ubundi nta dini ritarimo umugeni wa Kristo. Uko byagenda kose, idini yari yose
irimo umugeni wa Kristo. Rero njyewe ntago navanga agakiza, byo biragoye kubera ko isi irarushye n'abantu bararushye, biragoye cyane. Ariko iyo atangiye umurimo ni nayo izawusoza, ntabwo badufite bw'ibihe. Hanyuma ubona ari iyihe mbogamizi abana b'abakobwa bahura no mu gukizwa? Kuko usanga bavuga ati runaka, ugasanga wenda umuririmbyi agiye kuririmba ahantu, ariko kugira ngo nkuporomotinge urabanza nanjye umpereze. Wowe ntabwo wigeze uhura n'iyo mbogamizi? Harimo abakobwa bafatwa ku ngufu cyangwa se bakanabasambanya kugira ngo babashe kuzamuka kugera mu ntera. Ese wowe nk'umukirisitu, nk'umuhanzi, nk'umuririmbyi ubwiriza ubutumwa bwiza ucishije mu ndirimbo, ubona wowe ibyo bintu bikubaho? Murakoze cyane. Maze imyaka 2 ndi umuhanzi ndirimba, ariko n'undi navukiye mu muryango w'abakristo. Mama ari umukristo, mama ari mwarimu w'abana. Rero aho mbereye mukuru urumva ntago byabura kandi buriya nuko nyine babajije mu buzima bwa gikristo, ariko no mu buzima busanzwe butari ubwa gikristo, ubundi ikintu cya mbere gishobora kugutera ibyo bintu ubukene. Nanone buriya iyo ugize ubukene ntiwiyakire, ntiwakire ubuzima ubayemo. Bishobora kuba wenda bibaho ko wafatwa ku ngufu, cyangwa se ibyo ni ibizazane, ni ibizazane ushobora guhura nabyo. Ariko imbogamizi akenshi ni ubukene, kuba uri ahantu urazi ko buriya iyo bumvishe umuntu yabaye umuhanzi abavuze ati nyine yabaye ikirara, turarumbije, dukoze iki, ibintu nk'ibyo ntabwo byabura kuguca intege. Ahanini bishobora kuguca intege bigatuma intego yawe wihaye itagerwaho. Nicyo mbona ahanini kiba nk'imbogamizi. Rero warumbajije ngo ku ruhande rwanjye ngo ntabwo byambayeho, ntabwo byabura, ntabwo byaba bitarabayeho. Ariko ndashimira Imana ko buriya Imana iguhamagaye iguha n'ibikoresho byo kwitwaza. Cyambere no gusenga, kuba maso, kwirinda, bigenda bigufasha nyine kwirinda za mbogamizi uhura nazo. Ntibirora biri hanze ahangaha nyine birumvikana, ariko nyine ntabwo byoroshye. Ariko Imana yaduhamagaye izabishobora. Urabona ukuntu uri akabyuti, noneho nta kuntu wahora n'ibyo. Niyihe ntwaro ukoresha uhakanira uriya muntu? Reka nkubwire. Yego. Buriya icyambere ni ukugira papasi, ukagira intego, ukagira gahunda. Kuko reka nkubwire, niba ukoze indirimbo ya mbere ugahura n'umuntu akakubwira ati mpereza, ukamuhereza, ukakora none ukoze audio, nujya no kwa video nikazi bizagenda. Noneho cyane buriya twabaga tuzi ko bene nk'ibyo biba mu bantu bo hanze bitagira badakijijwe. Yego. Ariko noneho byageze no mu nzu y'Imana, mu bantu wenda ntabwo twabavuga amazina cyangwa se ngo tubatunga agatoki, ariko bibaho. Rero icyambere ni ubwenge. Buriya hari umugani w'Abanyarwanda bavuga ngo abahinzi biga umugambi n'inyoni ziga undi. Sinzi ukuntu bawuvuga neza, ariko ni nk'uko ugomba kugira ubwenge. None iyo uravuze ngo ugomba kugira ubwenge, twagiye twumva mu bantu cyangwa se reka tukoresheje ijambo umwari, ugasanga wenda umwari ari wenda mu kwiga, ararangije kwiga kugira ngo abone akazi, ageze gutya ati nutamereza kugira ngo ugere kuri kariya kazi. Umwana w'umukobwa akavuga ati aho kugira ngo mpombe kariya kazi, reka ngire gute, reka mbikore. Wenda reka twihuse kugira ngo nabyumve neza. Urabona nk'abamisi, abamisi bagiye bajya muri buriya bumisi, ariko bavuga ati nanjye nzagere ku ntumbero yo kwitwa misi. Uyu munsi wa none ibyabaye warabyumvishije, abakobwa benshi bagiye bafatwa ku ngufu, ndetse abandi banakuramo n'amata, binaviramo uriya muntu wari ufite ririya shami cyangwa se iriya kampani
mu gukurwaho uyu munsi wa none akaba yanahunze cyangwa se akaba yanafashwe kugira ngo yongere aze aryozwe. Ibi bintu byo byifatwa ku ngufu, ese umwana w'umukobwa bamufata ku ngufu atari we wabigizemo uruhare? Urakoze, birashoboka, ariko nabivuze n'ibizazane. Buriya hari imyaka ugeramo bikaba bigoye iyo uyicitse ushima Imana. Rero bibaho ko byakubaho, ariko abenshi, buriya benshi mbona kugira ubona akazi wenda kariko nangaho urugero biba bigoye kugira ngo ukakire nta kintu utanze, bitewe ariko hariho bitewe n'akariko. Nyiraho ngewe wenda inama, buriya iyo umuntu aguhaye mbese igomwa ikinguha iki, mbese ni nk'ikiguzi, biriya bintu ntabwo biramba, nta n'umugisha uba birimo. Hari umushumba twigeze kuba dufite aratubwiriza, aravuga wowe uzajya gusambana uze utigise iteraniro uvuga ati mumpera Imana icyubahiro yampaye imodoka byagenze burya. Mbere y'uko tubwira ahantu wakwiye iyo modoka cyangwa iyo nzu, tubwira inzira byanyuzemo kugira ngo byakire, kuko sinumva ko ngiye niba nje mwakuga kugira ngo umiri etaje tubanze turyame, ntabwo iryo shimwe sinzi ko nyine rumva ntabwo nazi imbere y'iteraniro ngo mvuge ngo byagenze ukunakira iki ngiki, ariko nanone ntabwo rirashimwe riba rifatika. Kandi koko wa mugani uvuze akantu keza, tugiye tubona abantu b'abadamu n'abakobwa baza bagatigisa nuza nyashara ku ruhimbi bakavuga ati turashima Imana yampaye igitenge cyiza, ariko wa mugani baraye bavuye muri hoteli. Rero buriya shani starago biragoye, buriya nta kintu na kimwe ushaka kugeraho utavunitse, birumvikana. Ariko no gusambana nabyo biravuna. Reka tubyemere ko biravuna. Ururira indege ukajya gusambanira Dubai, waza ugashima Imana ati ndashima Imana yampaye inzu, wavuye kuyisambanira. Ubwo urumva yahagarara ku gatuta akavuga ati nasambanye Imana impa inzu, yego ubwo nuko yahise avuga ati Imana yampaye inzu kandi yabikuye mu busambanyi. Urumva ntabwo yaza avuga ati nagiye gusambana none niyo mpamvu nanjye mgize gute nze mbivuga ati Imana imbabare ko nasambanye none nabonye n'inzu. Urumva ibyo bintu wese yabikora cyangwa ahisha cyaha nyine? Nagashaka kuza imbere y'itoraniro ngo avuge ngo nge ndashima Imana ngo ntagashaka kubivuga, ariko buriya akenshi nubwo nyadashaka kubivuga, buriya Imana iri mu mutima, ntabwo yakwereka mu mutima w'umuntu ngo urebe ngo umuntu nyine akaza ari gutitiza amateraniro, ntago wamenya. Buriya reka nkubwire mushite wa ubukene ni bubi, ubukene ni bubi pe, butuma shaho usambana ugatuma neza ubona za nyasho ukavuga ati mbega ni bibi. Uri kubyumva? Buriya icyiza ni ukunyurwa n'ukuri, ukanyurwa n'ubuzima bwawe. Reka nkubwire, nta muntu utakambara ngo aberwe, nta muntu utakisiga ngo ase neza, ariko bigira igihe. Wisiga amavuta yangahe? Nawe nabivuga kuri kamera kuko mwavuga ngo ndi kubeshya. ko wambaye akantu, ko wambaye ako gakanzu, urumva kuki abakobwa benshi bambara imyenda bagaragaza amabuno, kera batarambaraga imyenda bagaragaza imiterere yabo? Uyu munsi wa none kuki babikora? Kandi bagahagarara hariya ku gatuti, bakajya mu biro runaka, bakajya ahantu hakumakomeye runaka, ariyo gahunda. Kuki batambara imyenda itabagaragaza imiterere yabo? Ese babikorera iki? Nese ubwo urambajije ngo kuki nambaye uko, ubu baba bafite ibyo bari kwerekana. Ubu reso we oya nawe ariko ntabyo ufite werekana. Oya ntabyo pe, nangiye kubeshya, nangiye kubeshya abantu bose bari kutureba. Ariko nanone biterwa n'uko umuntu yakuze, biterwa n'uko yarezwe. Kuvuze ngo bitewe n'uko yakuze cyangwa n'uko yarezwe, nta bakobwa uzi benshi bagiye bakurira mu matorero runaka bafite base babasho. Reka nguhe urugero, urabona uyu mukobwa bigeze kugaragaza yashyize icupa mu myanya y'ibanga ye, bivuga ko isi ari pasiteri. Urumva uyu munsi wa none nimba
unani cyangwa so yarakwigishije ijambo ry'Imana ariko ntugire nufate wenda izo nyigisho, ukeka ko hataba nta kintu abo babyeyi bakoze, ahubwo uvuga ngo ni ibintu uvukana, nkeka ko ari uko ntago ari ibintu uvukana. Ushobora kuvukira ahantu hakaba habigutera, ushobora kugira sosiyete mbi ikaba yabigutera, ushobora kugira gurupe mbi ikaba yabigutera, ushobora no kuba wenda simamya ko yari ari mu buzima bubi bwari gutuma akora biriya. Kanguha urugero, niga muri Tronkomeye hari umwana twiganaga, nyine wabo bari mu buzima bugoye bikomeye. Mama we aza ku ishuri, arangije nyine araza aratakamba, urumva no kubona minerivare byari bigoye. Ahageze umwana aramwihakana, yihakana ko atari mama we, kubera ko nyine yari umuntu w'umukene kandi akagendera muri gurupe yahaba. Hari abantu rero bashaka ukabona kweri barifashije, ibintu byose bashaka bibonera ku gihe, ariko we byose ashaka ntabwo yabiboneraga ku gihe. Hanyuma aramwihakana, nyuma nyine tuza kumenya, nawe urabizi ubuzima bwo ku ishuri ukuntu buba bumeze, turamuserereza kweri. Rero ntekereza ko ntabwo bikwiriye, kandi ibyo ngibyo nyine ni handi usanga ukisanga wageze muri za risike mbi zagutera bimwe wavugaga mbere, bitewe n'iki ntago anyurwa, ntago akoze ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko bene data, mureke duhanga amaso mu ijuru, twizere Imana, ibyo tudafite Imana izabiduha, Imana izaca inzira. None ni iki ubona gitera, cyangwa se ni iki ubona gitera abantu kuba bakinjira muri iyo nzira yo gukora ibyaha? Reka nguhe urugero, uyu munsi wa none ujya kuri kamera ukavuga uti ngewe nari indaya, ariko ndi umuhanuzi, ndi umukozi w'Imana. Kuki uza gupromotinga uburaya kandi witwa uri umukozi w'Imana, uri umuhanuzi, uri umupasiteri, atariko Imana ati ngiye nari indaya, narabwirizaga ariko ndi nsambana, narahanuraga ariko ndasambana, nari indaya, uje kubivuga kuri kamera? Ese kuje kubivuga kuri kamera uwitwa umukozi w'Imana, ni ihe shusho none uje kwerekana? Biriya ntago njye namuveba, ntago namuvugaho nabi kuko yaje kubivuga. Niba se yarabikoze akaba atakibikora gute atabivuga? Ariko nanone buriya ujya witonda, Satani afite imbaraga, buriya ashaka kubivuga kuriya, noneho Satani akamugabaho ibitero, kandi nkunda kubibona kenshi, akamugabaho ibitero noneho agakora ibirenze bimwe yakoraga mbere. Ikindi wenda kuba yaza kubivuga, buriya hari ubuhamya uba udakwiriye gutanga, nyine bigenda bigira tape, sibyo? Bitewe n'igihe ugezemo. Ntago njye naba narabaye indaya, mbuvemo njye kubivuga ntarabona umugabo, ntabishoboka. Nimba uba wari indaya, byigumanire mu mutima, noneho uzavuga ati ndashimira Imana yankuye mu burayi ikampa umugabo. Ariko se ubivuze uri umukobwa? Oya, ni amakosa. Uri fiyemere? Nabwo ni amakosa. Nta yahe makosa kandi se urimo kuvuga aho Imana yagukuye? Nyine reka nkubwire, buriya hari ibintu ntureba nkanjye, nshaka kuvuga ngo ndashimira Imana, narashonje rwose, kandi n'ubundi sindarya, n'ubundi ni manu, si oya ntago uri kumva, n'ubundi ni manu. Rero hari ibintu biba bigoye kubivuga. Ese wowe niba ushaka kubona umuntu ukaba udashobora no kumugurira ibiro 2 by'umuceri, ukaza ukabaha ati Imana yarampaye, yaragize ate, ibyo mbyemba numva nta n'umumaro bifite. Icyiza, niba Imana yaranyambitse maze kwambika abantu bangahe, niba Imana yarangaburiye ni bangahe barya kubera jewe, kubera umugisha Imana yampaye. Ariko rimwe na rimwe ugasanga umuntu njyewe Imana, kandi ugasanga ibyo ngibyo Imana yamukoreye, nyine hari igihe Imana ikunyuza mu bintu kugira ngo uzagirire benshi umumaro. Nzaza nanjye mbaho ubuhamya. Uzaza nawe uduhe ubuhamya? Yego. Ariko ntago nabaye indaya, ariko nzaza mbaho ubuhamya. Bagufashije umufu? Oya.
ariko rero hari n'uwavuze ati biriya bintu ubundi mubyiminira iki kuki mubyimana kandi Imana yarabibahaye ngo kugira ngo mubikoreshe nyine. Tubikoresha iki? Mu bihe ba nyirabyo ni bandi abagabo bose bose reba hano hantu turi abagabo bahari bose ni urugendo rukomeye ntabwo byoroshye. Ni nayo mpamvu nyine umukirisitu w'iyi minsi w'umukobwa cyangwa reka wenda mbivuge gutyo ataza kugira ngo azakizwe bizamugora. Uyu munsi wa none hari abakobwa b'abahanzi bagiye bahura n'ibibazo. Nk'ubu njyewe nzi umukobwa yibwe cano yari ifite abasabu 3,000 na umuntu wayimwibye ni umugabo, ariko kubera ko bakorana ibihangano aramubwira ati ngiye nutama iyi cano yawe ntayo uzabona. Urumva nk'uko wavuga uti kubera ko ndakwizeye Damuru mfasha ujye unyaprodingira kubera ko ufite wifi. Aramubwira ati nanjye nutama ntabwo ibyo nzabikora, ugomba umpe kuri ibi bintu byawe. Nuko undi rero abikomeraho ati ntabwo ndibiguhe imboro. Hanyuma urumva nk'aba bantu bagira imbogamizi. Nose uyu muntu urumva azakizwa cyangwa ahubwo azagwa? Ntekereza ko cano mbere ubuzima yarabayeho atarabona cano. Ntekereza ko nesundi cano rega burareka nkubwira biriya nubwo cano ntago yaguteranya n'umuntu barayijyana ukaba bitewe n'ukuntu cano iravuna ku rwego rwo hejuru, ariko kuba yarayimutwaye wese byamumariye iki? Kandi burareka nkubwire sinzi impamvu n'abantu babitinda. Biriya ni ibintu biba mu kanya gato bigashiruka bikoreye iki? Wabimenye ute? Nabimenye rese warabyize mu mashuri? Oya nawe narabyize mu mashuri, ariko biriya ni ibintu reka tubireke dusimbuka aho ngaho tuhataruka. Yego Ngabi nta nubwo turi butinde. Uyu munsi wa none ni iki wabwira abadamu baza kuri social media kwiyanika? Icyambere reka nguhe urugero. Twabonye ungenda bavuga mu izina njye nta kibazo mfite. Twabonye uwitwa Sandrine ni umuhanuzi, yaraje avuga ati ngewe nari indaya narahanuraga nkasambana na runaka. Twagiye tubona nk'uko wavuze ati ubundi hari ubuhamya utakakwiye kuvuga kuri iyi mihanda. Twabonye uwitwa Pastor Mutesi avuga ubuzima yaciyemo. Uyu munsi wa none nibwo barimo kumukondesha. Urumva wa mugani atarakwiye kuvuga, sibyo? Urumva none se wa mugani nimba yaratandukanye n'umugabo uraje urabivuga, ugeze gutya na none urisazuye ushatse undi umuntu mushobokanye urabivuze, none ugiye gushaka undi bahise bagarura bya bindi nimba warananiwe n'umugabo wa mbere n'uwo mu wa kabiri uyu nguyu turwabwirwa n'iki? Wa mugani uvuze ikintu numva ni sawa. None uyu munsi wa none niki wabwira aba bantu n'abadukurikiye n'abiteguraga kuza gutanga ubuhamya bw'ibyo bagiye banyuramo, dore ko tuzi ko baba bashaka amafaranga ndetse n'umugabo kuri social media? Shabara ni abantu bakuru, ariko buriya hari umugani baca ngo utakubonye ntakubara. Uvuze utakubonye ntagakubara. Ufite imyaka ingahe ariko Ngabi? Iyo migani wabibwiwe ni si umugani w'ikinyarwanda? Umuntu utakubonye ntagakubara. Kambabwire ni byiza kuko hari buriya hari umuntu wumva ubuhamya agahembo. Ubundi akenshi nabaga nzi ko iyo umuntu avuze ubuhamya abantu bararira bakihana bitewe n'uko nabo ibyo bintu wenda hari abantu baba bari kubicamo, baba bari kugira bati. Ariko niba ari ivugabutumwa baba bari gukora, Imana ibaha umugisha. Niba ari ibindi nabwo Imana niyibizi, niyo yabahamagaye, niyo twe yabahamagaye, niyibazi kurenza twebwe. Ndumva nta kindi nababwira, gusa umuntu utakubonye ntagakubara. Ubu nureba nshaka kukubwira ngo
nshaka kukubwira ngo warasomanye wenda ukambwira ati njye narasomanye. Okay, ni urugero uvuga nti narasomanye Imana imbabarire, ariko reka nkubwire ikindi kintu. Hari icyaha umuntu yigeze anyaturira kera turi gusenga, Mana yanjye nipfuka nyine ndamubwira Imana ikubabarire, ariko umutima uri kuvuga nawe yabikora nyine n'ubu ngubu wenda simucira urubanza wenda arabikora kuko ntago mbizi. N'ubu niyo namubona ari no ku gatuti kandi afite amavuta, nahita nibuka icyo kintu koko kumva nyine yaraje aravuga ati Imana imbabarire ko oya ntabwo aribyo ngiye kuvuga nese kugiye kubivuga kandi atari ibyo yambwiye. Niyo hari icyaha ubundi nureba turi nko mu iteraniro, wenda reka mvuga urugero rwa komite ya gurupe runaka, Imana ikavugamo ari abantu b'abanyamavuta, baba niyurureba ukabona ni abanyamavuta, Imana ikavugamo ibintu bikomeye, se ni Damuru wabikoze, nyine ukajya ucishamo amazi ukumva ibino bintu Imana ivuze kuko biri mu iteraniro. Nyine urabona wenda ari iteraniro ry'abantu banini ushaka kuvuga benshi, ushaka bati ni runaka na runaka, ariko buriya reka nkubwire birakaze. Imana yadusha ikintu gikomeye kuba utareba mu mutima wanjye ngo urebe ibintu birimo, ibintu bikomeye cyane. Rero se Ngabi, wa mugani kuvuza iryo jambo umurozi ko yinjirana uburozi mu rusengero, urumva n'umusambanyi yinjirana na za kapote no mu mufuka burya ziba zirema, ariko nimba ari abantu basambana ba mbere babaho nta baririmbye. Ako Damo nawe wabitinzeho cyane ibintu byo gusambana, sinzi impamvu sinzi impamvu. None se turi mu nyigisho turimo kubwiriza nabwo no kugira ngo tubwire abantu ko gusambana ari icyaha, kwiba si icyaha, kunywa inzoga si icyaha, gutukana si icyaha, twagiye mu iteraniro no kurerembura nabwo ni icyaha. Uretse ubwe twagiye mu iteraniro, umuhanuzi bati mufunga imiryango, turafunga, ubu ngubu hano hagiye kuba akantu, ntabwo muvuze ko muvuze ahita abimenya, nandi bumuvuga izina, turafunga imiryango, umurozi ubaroga dore ryari iteraniro rya nimugoroba ririmo abantu bake. Ubundi twari tumenyereye ko umuntu w'umurozi aba ari umuntu w'umukecuru nyine washaje. Ati umurozi naza imbere cyangwa mukoreho cyangwa musohore. Nyine urumva ko abakristo abarozi barabazengereje bati Imana mukoreho mwerekane gira gute. Umuhanuzi ati ntago mukozeho, nta nubwo musohoye, ariko ngiye kubereka ikimenyetso. Mu minsi 3 wa murozi we uraba ubaye ikiragi. Ubwo nyine bati tuzasoza amateraniro turataha, dutegereza ko umuntu azabikira, turaheba. Umuhanuzi umurozi ariko kandi uziko buriya reka mbwira Damu, uziko akenshi abahanuzi uziko bihanurira. Ushatse kuba kumbi niwe murozi, yari we murozi. None se ngo twategereje umurozi tukamubura, tugategereza umuntu uzabikiragi tugaheba. Nongera kwibuka umuhanuzi wigeze kuza aradukubita, yafata igiti yaradukubise. None uzi ikintu cyambabaje, yaradukubise yaranasambanye anatwite. Yewe twariye inkoni muri ayo masengesho yakorera ari nijoro, aradukubita. Hashize iminsi tubona inda n'inyarwenge rwose igeze hariya. None pasiteri wacu ageze ati rero reka mbabwire, umuntu uzajya kubakubita namwe mujye mumukubita ariko gute. Natwe tubirebye ko twese dutekereza inkoni twariye, Mana yanjye z'ubusa none se sibyo nakubwiraga ati ikintu cyitwa ubusambanyi noneho urumva bwari muri iyi si, reka y'abapagani, reka mbivuge gutya, muri iyi si y'umwijima, noneho yinjiye mu nzu y'Imana, bwinjiye mu nzu y'Imana.
nimba uzi ko wa mugani ko wasambanyura umuvugabutumwa ugiye guhagarara ku gati tugiye kwihanisha abantu kandi nawe waraye yimanuye sha uzi bano bagore birirwa hano hanze ahangaha ati wi ati zazo mwiniti tutayini imando ati ndakumva papa uzi ukuntu bayatereka bakayarembura biragoye. Hari umwana umwe wigeze ajya mu mwuka nibwo yari akibatizwa, batumira umuvugabutumwa, ajya imbere ajya kubwiriza. Umwana urabizi iyo umuntu ukiri mushyashya ukiri wakundi nyine niyo muzamuye mwami Yesu indimi zihita zimanuka. Mbene bavugabutumwa nyine ureba ukamubonaho n'amavuta inyuma, akajya areba mbona urubwa rwicaye hari, ahamagara mwarimu kubireba, uri kureba iki mwana wanjye? Ndi kubona imbwa hariya ku ruhimbi. Nyine bimwe akamucecekera, bamwakira noneho ngo abwirize, noneho ngo akajya abona yambaye igice kimwe. Yongera ahamagara mwarimu, ndi kureba namwe muri kubireba. Amateraniro abura gica. Reka nkubwire, kuba umuntu yakwambara umusaraba hano, hari nabonye abashumba bambara, biriya kuba wabyambara ntabwo bishobora gukuraho ko uri icyapa. Yego, ahubwo icyo twari dukwiriye gukora muri iyi minsi, twari dukwiriye gusenga, twihere nimero zawe, gukora ku maso. Yego, turanashoje. Imana ibahe umugisha. Yego, hari umuntu wakumva iki kiganiro akaba yakifuza ko mwanavugana, nyihera nimero yawe. Murakoze cyane. Nimero yanjye ya telefone ni 0783 98 46 25. Ingabire Yvette. Abandi banyarukire kuri Ingabire Yvette official, bakande subscribe, bakoresha na comment kugira ngo ibiganiro byawe bijye bikugeraho, n'indirimbo zanjye muzirebe. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom.